Mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Sanga. Uyu munsi ni Agasaro Kaburaga, igice cya kabiri, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga dukomeje gahunda yo gutanga umuganda mu gufasha imiryango y'Abanyarwanda kubona ababo baburanye ku buryo byahungabanije abavukanyi n'imiryango yose. Turabafasha kumenya uko abana bavanwaga mu Rwanda bagahabwa ababyeyi babarera mu Bubiligi. Ni mu rwego rw'abana dushakisha bamaze imyaka irenga 30 bahageze. Abenshi mu bana bakuwe mu Rwanda mu myaka ya za 90 nk'uko twabivuze ubushize, babifashijwemo n'Umubiligi nyakwigendera Georges Serisha. Ni c'est comme ça yashinze les Erythrines kuko hagomba kuba une institution mu gihugu. C'était les Erythrines rero. Marie Aimable Umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe Les Erythrines n'umutumire wacu. Nyuma y'ikiganiro twahitishije ku cyumweru gishize, abacyumvise badusabye kubafasha kubona abana babo baburanye. Rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri Belgique bamujyana. Niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi, ndakomeza ngishyiramo mu mutwe na n'uyu munsi mbese Agasaro kabonetse rwose Anaclet Hitayezu waburanye n'umwana yareraga wagiye mu Bubiligi mu mwaka w'1992. Hari n'abandi bana baburiwe irengero mu mwaka w'1994. Ababyeyi babo ntibaracika intege, nabo bitabaje ijwi ry'Amerika. Abana mu by'ukuri jenoside yabaye ntari mu Rwanda, nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi. Ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika, abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo, hari centre de santé musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo. Twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko jye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi, azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri. Ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe, mu by'ukuri baheruka mbere yayo. Beatrice Mukamurindwa umaze imyaka 27 ashakisha abana be. Mu mpera z'iki kiganiro ndabasaba kuza kumfasha kwakira uwitwa Marceline Kamunazi. Tumaze amezi hafi 3 dushakisha, umaze imyaka 29 atandukanye n'ababyeyi be. Dore ubutumwa yampaye ngo nzabumuhere ababyeyi be. Que je les aime beaucoup et que nzabamburiye ko mbakunda cyane kandi ko nifuza cyane kumenyana nabo, nkababona bose, nkamenya aho nkomoka. Nzababwire ko mfite ishema ryo kuba umwe mu bana b'uwo muryango. Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille. Agasaro Kaburaga ni ikiganiro gishamikiye kuri muri Sanga ku ijwi ry'Amerika. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. na Agasaro Kaburaga. Kubatangiye mudukurikira mu kiganiro cy'ubushize ndetse namwe mutangiye kudukurikira uyu munsi, twibukiranye turimo gusubiza ubutumwa bw'uwitwa Thierry Hitimana na Festo Gatarabibwa batwandikiye, bari mu Rwanda. Banditse badusaba ko twabafasha gushaka Lucie Ingabire, ni mushiki wa Thierry Hitimana na Marceline Kamunazi, umukobwa wa Festo Gatarabibwa. Mwarabyumvishe mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize, aba bashakisha abana bose bavuze ko abana bahawe uwari ushinzwe imibereho myiza y'abana muri Home de la Vierge des Pauvres i Gatagara, Marie Aimable Umurerwa. Mu bushakashatsi ijwi ry'Amerika ryakoze, twasanze hariho
ko ishyirahamwe ryitwa Les Eritrines ryari rifite icyicaro i Kibungo, hakaba Les Eritrines Sake ryigeze no kugira amashami muri Zaire rikorera i Cyangugu ryitwa Les Eritrines Rusizi, ndetse no mu Burundi rikitwa Les Eritrines Muha. Ariko nk'uko nabibabwiye turibanda ku Rwanda, iryo shyirahamwe ryashinzwe n'umubirigi witwaga Georges Serishe. Marie Aimable Umurerwa yarigezemo ate? Dore uko yabinsobanuriye. Georges Serishe nari isanzwe muzi, yari umugabo nsanzwe nzi mu Bubirigi ino, ashaka abana, afite l'envie ou le besoin d'aider abana bamugaye amaboko. Yashakaga abana bafite ubumuga ku maboko kugira ngo abafashe, parce que n'umugore we niko ameze, akabona ko ari abantu bafite beaucoup de problèmes, bafite ibibazo byinshi. nuko byatangiye tuti igatagara ntabwo bamba biyokipa amaboko, biyokipa abantu bafite amaguru, kimwe nk'uko nk'abari bafite handicap mentale bajyaga za Ririma, ariko ab'amaboko nta hantu bari bari. Voilà, avuga ati iyi ni dossier qui m'intéresse parce que je suis concerné, c'est que ça. None se Georges Serishe mwamufashaga mute kugira ngo ashobore kubona abo bana bamugaye amaboko hirya no hino mu gihugu? Nuko abenshi bazaga nk'igatagara baje gushaka aide, uri Gatagara nta bushobozi bafite bwo kubaha appareillage cyangwa kubeduka autrement, kubera nari umusosiyali, dosiye zose zanyuraga imbere, ababyeyi banyuraga imbere, dore njye nashoboraga kumenya uyu mugaya aha, nabibona nkababaza rero, nkababaza ababyeyi, voilà, cyangwa abapresenta Serishe, nkabwira hari ibi n'ibi bishoboka, mumeze mute, c'est tout. Bakemera, Serishe akavuga ati jewe nzabajyana, nzabashakira kwiga, bose bavuga ko bagomba kwiga d'ailleurs, baziga, nibamara kwiga bagire les 18 ans, après les 18 ans umwana afite uburenganzira bwose bwo gushaka la famille biologique, cyangwa se ntabashake, murabyemeye cyangwa ntimubyemeye. Voilà. Et il y avait irindi kubyita itegeko rye, ntabwo nize droit, nuko umubyeyi atarafite uburenganzira bwo kwintervena dans la famille adoptive, keretse la famille adoptive imusabye kubikora. Mais jusqu'à 18 ans majeur, l'âge majeur, umwana yari afite ubwo burenganzira, n'ababyeyi bari bafite uburenganzira bwo kumubwira ibi n'ibi. Et c'est dans ce sens là ko ariho nk'ababyeyi abana batangiye adolescence nibwo kenshi batangira kwibaza ndi hehe. Ababyeyi benshi batangiye icyo gihe bagashakisha ababyeyi babo bwite kwa. Ariko icyo gihe u Rwanda rwari igihugu gifite amategeko rugenderaho, cyane cyane amategeko arengera abana. Ni ikihe kigo uwo mubirigi Georges Serishe yakoreragamo? Ndashaka kuvuga cadre legal. Ni ikihe kintu cyemewe n'amategeko yakoreragamo kimufasha gufata abana b'u Rwanda akabajyana kubareresha mu Bubirigi? Byagombaga guhera kuri base, la base c'était la commune. Muri commune bakareba iyo situation, bamara kubyakta, je vais dire c'est acté, sinzi amaterime bagomba gukoresha, bakajya muri ministère, je ne sais plus quel ministère, n'abari intérieur n'abari je ne sais plus, aho ngaho medinye kako yabimenya plus que moi, bakatanga dossier, hakaba za enquête, hakaba tout. Ibyo by'amategeko nzabibaza mediatrice niwe namuha, nzakomeza kuganira nawe, ariko muri aka kanya ndagira ngo umbwire Georges Serishe afite uwuhe muryango umwemerera gufata abo bana? Ni c'est comme ça yashinze Les Eritrines, kuko hagomba kuba une institution mu gihugu, c'était Les Eritrines rero. Les Eritrines yari ifite icyicaro mu Bubiligi no mu Rwanda? Yari ifite icyicaro plutôt mu Rwanda. Mu Bubiligi yakoranaga na SOS Emmanuel, je pense ko yitwaga. Ibyo ndabishimye. Ubwo rero kugira ngo ashinge Les Eritrines yarabitabaje, nawe ujyamo uba umwe mu banyamuryango, nibyo? Oui, tout à fait. Urakoze. Birumvikanye wari umunyamuryango w'icyo kigo
Les Eritrine cyajyanaga abana mu Bubiligi kubashakira ababyeyi babarera. Banambwiye kandi ko ari umusosiyale i Gatagara. Ariko se muri icyo kigo Les Eritrine ho wakoraga iki, wari ushinzwe iki? Nari umusosiyale wabo, c'est-à-dire ko n'igihe barebaga la situation de la famille. Niba hariho abana babaga bafite uko bariho, umwana yaragiye mu ishuri, umwana afite uko abaho mu rugo, nta mpamvu nimwe wamuvana wamuderasina mu rugo. Hakabaho abandi rero badafite epfo na ruguru. Ariko hariho nk'abana benshi bari benshi cyane b'utuboko cyangwa b'izindi handicap ntazi, ariko bafite ababyeyi qui s'en occupe. Aho ngaho ntabwo wamufata ntiwamuderasina. Dufate urugero rwa Kamunazi Marceline tumaze iminsi dushakisha. Niba waragiye iwabo, wahereye kuki kugira ngo wemeze ko agomba kuvanwa mu muryango we agahabwa abandi babyeyi bamurera? Voilà, aho niho ndi kukubwira nti il faut que mes souvenirs reviennent. Ntabwo ubyibuka? Umubyeyi bamaze kumenya ko hari icyo ngicyo, je cyangwa yenda ndi kuri biro umuntu akazi, jewe je parlais de l'association. Kubera ko Gatagara idafite indi solution. Iyo nagira mfate nkande mbesera Marcelina simwibuka cyane, nafata nkande. Marcelina ni uwo mwana wari umugaye gusa. Ntabwo nibuka neza nyine ngo byagenze gutya. Donc we ari mu baje association imaze gukura d'ailleurs. Donc je saurais pas trop dire. Mais l'essentiel nuko umubyeyi ou bien yabaga yabimenye par les autres, ou bien yaje kuri sociale gushaka imfashanyo, ou bien yagize gute bien nkabimenya. Nabimenye rero, je faisais mes enquêtes à moi. Et je voyais les parents, c'est une réalité. Tukareba igishoboka. Bamara kubona bati nibyo umwana yaza cyangwa nitubishaka cyangwa nitugira gute, okay. Iyo yabyemeye rero ifari absolument aller à la commune. Bakajya kuri commune, c'est tout. Commune na commune igakora nyete zayo. Ubu buzima bw'uwo mwana mu rugo. Commune kazakita birashoboka. Yamara kuba agite icyo gipapuro cya commune bakakijyana muri ministère. Ndibaza ko ari ministère de l'intérieur, ça je sais vraiment plus sûr. Ibyo byose byaba bimaze kurangira, abana bakademenaja de chez eux bakajya muri Eritrine. Bamara kugera muri Eritrine, Serisi agatangira na OCOS Emmanuel, ngiye kwita ndumva ariko yitwaga. OCOS Emmanuel ikavuga ati nge mfite famille cyangwa sinzifite. Babona famille zizaba dogita, icyo gihe nibwo abana bagendaga. Niyo mpamvu hariho abasigaraga igihe kirekire parce que nta ba famille bari bafite. Voilà, c'est que ça. Ariko dossier zose kugira ngo bave mu Rwanda, dossier y'ina hangaha yagomba kuba deja acté ino mu Bubiligi kwa. Ndumva uko byagendaga. Hari imiryango waba waragiye gusura, umbabarire ndabikubaza kubera ko ari nyakugendera, ariko hari imiryango waba waragiye gusura uri kumwe n'umufasha wawe? Justement niyo mpamvu nkubwiye ndumva ntibuka neza ahantu naba naragiye mu rugo, kereka ku mayaga ku muntu witwaga Stratoni. Ariko warumbwiye ko wowe ubwawe wigiraga mu miryango ukajya gukora nketi ukareba uko iyo miryango ibayeho. Ibyo ngira nkubwire ni hari famille zazaga izi bimuga bose, ugakora interview ukabona rehanse nyuma z'ukuri cyangwa se ugasanga sizo ukuri, ukazajya a domicile, babyitaga visite à domicile d'ailleurs. Voilà, ukajyayo. Ariko hari ibindi byarangiraga sur le champ. None se watandukanyaga gute akazi kawe nk'umusosiyali wa Gatagara n'akazi kawe nk'umusosiyali wa Les Eritrine? Nuko c'est pas les mêmes cas, c'est pas les mêmes situations, tout simplement. Muri make wari ufite ahantu habiri ukora hatandukanye? Hatandukanye. Nk'umwana w'ikimuga cy'amaguru, ababyeyi baramuzanaga. Bakeneye kubagwa, akeneye je ne sais pas quoi, akeneye appareillage. Ibyo nashoboraga kuvuga ni okay, uyu nguyu Gatagara iramufite. Abaganga bose basuzumye bakoze tout le babyita ngo tout le checking kwa. Gavuga ati umuntu ni wa Gatagara.
yaba ari uwa Gatagara ushobora gusubirayo directement akazabaza byabaga ibyo, yaba ari uwa Gatagara bagomba guhita bafata directement byabaga ibyo. Abo bana bandi rero nindi vole yagiyewe mu kazi nari mfite ariko katari akagatagara. None mwemezaga mute umwana ugomba gushakirwa umubyeyi mu mahanga? Mwabikoreraga mu kanama muhuriyemo, byemezwaga n'umuntu umwe ku giti cye nka George Sirishi, byagendaga gute? Donc iyo komite imubwira hari Sirishi, sinzi n'undi muntu niba ari Rukamba padiri. Donc hari abantu bo mu Rwanda Domedi na bose kuko umugabo wanjye yari orthopediste. Nanjye na Serisi ndumva ari umupadiri n'umubikira n'umudumande plus le nom. Jewe nkavuga nti dore umwana Kamunazi, je prends Kamunazi, amugaye atya, ameze atya, ababyeyi bameze gutya, la situation mu rugo imeze ityo papa. Ndabona ari candidat à l'adoption. Tukazakora inama. Bakavuga bati ibi nibi c'est au concret cyangwa c'est pas au concret cyangwa c'est mérite beaucoup d'attention. Idosi ikamérite l'attention kugeza igihe izemererwa cyangwa ntiyemerwe. Uriya musaza se wa Kamunazi Marceline, namubajije impamvu yaretse umwana we kugira ngo ajye i Burayi, ariko we yambwiye ko yaje Gatagara agira ngo umwana we aguma aho ngaho ahige umwuga wazamugirira akamaro. Mbese reka nkubaze, ababyeyi babahaga abana hari impapuro babasinyiraga mufite ku buryo umuntu yazibona? Absolument. Sasa ntabwo umwana ashobora kurira, ntibishoboka rwose, c'est impossible. C'est impossible. Na Nyangoma nitungiye mu rugo akahamara imyaka 3 abi wanjye mu rugo, ifare absolument resinye ko nyina yari yarapfuye ise atazwi, uwo mbwa bahatse nawe agiye gusinya kuri commune bawe. Sino ntabwo byakundaga, ntabwo ministeri yari yashoboraga kwemera ko umwana abona les documents, c'est impossible. Icyo gihe burugumesitiri niwe wemezaga ko umwana agenda? Niwe wa mbere harya n'ishingiro, sinzi la base wibanze. Sansa ntabwo umuntu yashoboraga kugenda. None amaraporo, ibyo bitaga rapport sociale, zose zakorwaga nawe cyangwa se hari undi wazikoraga? Nijye wazikoraga. Nta rapport sociale nimwe yasohotse atari wowe wayisinye? Ntayo. Mediatrice niwe namuha ntiyacyo wasinye? Nta cyemezo cya bene ako kageni rapport sociale George Sirishi yigeze ashyiraho umukono? Ntabwo byakunda. Ntabwo komine yashoboraga kumwemerera. Uti komine ntiyashoboraga kumwemerera? No. Marie Aimable, umurerwa urushinzwe imibereho myiza mwishyirahamwe Les Eritrines, niba hari amaraporo atashyizeho umukono, byashobotse bite? Byagize izihe ngaruka ku bana? Warushinzwe amategeko we yakoze iki kugira ngo uburenganzira bw'abo bana bwubahirizwe? Tuzabireba mu biganiro bitaha. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise Maître Mediatrice niwe namuha, ubu utuye mu Bubiligi, aho yavugaga ko yagiye ubugira kabiri ibyumba agiye kuburana mu nkiko kugira ngo abana bave mu Rwanda mu buryo bwemejwe n'amategeko. Yabikoreraga mu ishyirahamwe Les Eritrines, yarabereye umunyamuryango. hari umwe numva cyangwa babiri numva twagiye ibyumba. Urabona imyaka 26 n'irindwi irenga, sinakubwira ngo ninde, ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba. Icyo gihe ubutegetsi bwaho bw'ibanze bwarakoraga. Hari bamwe batanze abana babo muri icyo gihe. Turi mu mwaka w'1992 mu Rwanda. Ni igihe kandi icyahoze ari prefegitura ya Byumba cyari cyugarijwe n'intambara abarwanyi b'umutwe wa FPR Inkotanyi zari zaragabye kuri leta y'u Rwanda y'icyo gihe. Icyo gihe hari abanyabyumba benshi bari baravuye mu byabo baba mu nkambi z'impunzi muri iyo prefegitura. Abantu nk'uko navugaga, bamwe mu bari
bamaze kumva Maître Niwenamuha mu kiganiro cy'ubushize bahamagaye ijwi rya Amerika bashakisha abana babo. Ndakira Anaclet Hitayezu wari utuye mu cyahoze ari komini Kinyami, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane bwana Venuste Nshimiyimana. Witabaje ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe gushaka umwana wawe wabuze. Tubwire muri makeya uwo mwana mwatandukanye ryari? Twatandukanye muri 1992. Byagenze gute kugira ngo mutandukane? Niki cyabatandukanyije? Twari twaramujyanye kumureresha mu kigo cy'imfubyi muri Orphelinat yo kuri Sociale, kuri Ecole Sociale y'Ibyumba. Hanyuma baza kuvuga ko batuboneye umutare wo kumufata. Hanyuma tujyana gushaka ibyangombwa kuri komine Kinyami. Twajyanye n'ahandi biranga. Twajyanye kuri komine Kibari biranga. Tujyana yewe no ku rukiko rw'iremezo biranga. Hanyuma kubera abo babikira Nyakamwe Antoine yigeze kuba umuprofeseri hariya muri Sociale, kubera ko bari baziranye kimwe Nyakamwe Antoine, bahita batujyanayo abariho byoroha kubona ibyo byangombwa. Uwo Nyakamwe Antoine yari muntu ki? Yari burugumesitiri wa komine Kinyami. Hagarara aho ngaho dusubire inyuma gato. Uwo mwana kugira ngo mujye kumureresha, yari umwana wanyu, yari umwana w'undi muntu? Niki cyatumye uwo mwana mumufata mukemeza kugira ngo mushake umubarerera? Uwo mwana ni umwana twari twaratoraguye ahantu bita mu Rukomo. Mu Rukomo haruguru ya sitasiyo ya esansi ihari. Hanyuma tumurera igihe kingana n'umwaka n'igice. Iyo uvuga ngo mwari mwaramutoraguye, yari wowe n'umugore wawe? Ni umudamu wanjye wagiye mu Rukomo, agiye mu isoko, asanga aryamye mu kiraro. Abantu baje kumufata, nuko aramuterura aramuzana. Twanamujyanye n'ahantu henshi bakaduha n'imfashanyo buhoro buhoro. Ariko kubera ko yari atwite afite undi mwana, ahita abyara n'undi mwana, tubura uko tumurera tumujyana muri iki kigo cy'imfubyi. Icyo kigo cyategekwaga nande? Cyategekwaga n'umubikira witwaga Feri Gusirene. Ubwo urashaka kuvuga ko ari muri abo babikira bo muri Notre Dame du Bon Conseil Ibyumba? Niwe wari directrice wabo. Umwana muramumuha, mumuhaye se yaramwakiriye murasinya ahantu mwandika ku mwana mumuhaye, byagenze gute? Twaramuhareresheje, ntabwo twari tumubahaye, twari tugiye kuhamureresha. Nk'uko n'ubundi bari basanzwe barera n'abandi bana, hari abandi bana baharerezwaga. Hanyuma nta nubwo yamaze igihe kirekire, kuko hasize amezi 2 baza kudufata batubwira ngo babonye umuterankunga wamutwara akamujyana. Baza kubafata, abo ni bande baje kubafata? Abo babikira, abo batwikira. Babafashe babajyanye he? Babajyanye Ibyumba ku ishuri, babajyanye mu gipadiri, babajyanye kuri komini, babajyanye he? Batujyanye kuri komini. Aho kuri komini mwahakoze iki? Mwahuye nande? N'iki cyakozwe? Batujyanye kuri komini ya Kibari. Kuri komini Kibari badutegeka ko tugomba kumanza gusezerana. Hanyuma bamuduhayeho n'amafaranga n'1500 ya kera cyo gukoresha ibyangombwa. Mu gihe turi kubikoresha, ubwo kuri komini Kibari bari babyanze bavuga tumanze dusezerane. Hanyuma umudamu wanjye akaba yarakomokaga muri Kinyami. Hanyuma mu gihe turi kwimuza ifishi ye kugira ngo dusezeranire muri Kibari, abo babikira baragaruka baravuga ngo biri gutinda. Batujyana kwa Nyakamwe aho ngaho Antoine wari burugumesitiri wa komine Kinyami. Kubera ko yari yarigishije mu ishuri ryabo bari baziranye? Yari umuprofeseri wabo bari baziranye.
yabafashije ate kugira ngo uwo mwana agende? ni uruhe ruhare yagize? yaduhaye ibyo byemezo bya tesitasiyo bituma umwana ava mu Rwanda akajya mu kindi gihugu. none se ko mutasezeranye, umwana yagiye yanditswe ku bahe babyeyi? ni mwebwe, ni wowe? Anaclet Hitayezu yari yanditseho, yanditswe kuri nde? yanditswe kuri leta, kuri burugumesitiri Antoine Nyakamwe. twebwe turabishingiza. inyandiko ntazo baduhaye, bavuze ngo ntizari kugendana nabo. hanyuma bivuye aho ngaho twagiye kuri perefegitire ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, abatumaho abo babikira. abo babikira twari twagiranye amasezerano, twagiyeyo no kugira ngo badufotore bajyane n'amafoto yacu aho ngaho. intambara ihita itera muri 92, abantu barahunga bose, n'abo bangikira bahungira i Kigali icyo gihe. nuko ntitwongera kubonana kuvuga. Mbwira, Emmanuel Uwimana hari ubumuga bwihariye yari afite, cyangwa se yari umwana uteye nk'abandi umeze neza? yari umwana, ahubwo natwe muri ayo mezi abiri twari tumubahaye, twari dushatse hari no kuba twamwigarira, nuko bahita bamujyana vuba vuba. yari mwiza ku buryo bwose. none nyuma y'imyaka yose nubwo bwose nibwira ko wagerageje no kumushakira n'ahandi, kubera iki wahisemo kwegera ijwi ry'Amerika kugira ngo rigufashe? maze kumva ikiganiro mwagiranye n'umudamu, ngo wari umuntu ushinzwe gukora ibyangombwa, yari mu metere hari. ni metere mediatrice, niwe namuha. yavuze ko hari abana babiri b'ibyumba, ngo yaba yaraje gushakiraho ibyangombwa. nkeka ko byaba muri ubwo buryo abana hari washakisha gutyo, wenda n'uwacu yaba arimo, kuko twahoraga tubisaba Imana ngo turebe ko yagira icyo yatwereka. ariko se abo babikira bamujyana bigeze bababwira ko bamujyanye mu Bubiligi? rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri Belgique bamujyana. niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi, ngakomeza ngishyiramo mu mutwe. na n'uyu munsi mbese agasaro kabonetse rwose. tuzakomeza tugashake, ndetse n'abumva ijwi ry'Amerika dufashe dushake ako Gasaro Kaburaga. Emmanuel Uwimana wavuye mu Rwanda muri 1992, abifashijwemo n'ababikira bo mu kigo Notre Dame du Bon Conseil cy'ibyumba. nubwo bwose yavuye mu Rwanda akiri muto, akaba ashobora kuba atavuga Ikinyarwanda, fata aka kanya umubwire ikikuri ku mutima. abatuye mu Bubiligi bumva ijwi ry'Amerika nibabwumva, ndahamya ko bazabumugezaho. mwana wawe Uwimana, rwose turagukeneye, turashaka kumva niba ukiriho, uburyo uriho, turashaka kumenya amakuru yawe rwose. mwana wanjye, ndagira ngo Imana itumye rwose tubona uko twavugana nawe, tumubonye twanezerwa, tukanezerwa cyane, tugashima Imana. Anaclet Hitayezu, urakoze cyane kuba waje udusanga ukatwitabaza utwizeye. kano kanya waduhaye ni ingirakamaro. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Agasaro Kaburaga. Bamwe mu bana babaga mu kigo cy'ishyirahamwe Les Eritrines cyari mu cyahoze ari komini Sake, mu cyahoze ari prefegitura ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma, intara y'uburasirazuba bw'u Rwanda. bahavanywe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994 n'abasirikare b'Ababiligi bageze i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 1994. muri abo bana harimo Lucy Ingabire bitaga madamu. tumaze amezi dushakisha. abari mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika, niba haruza aho Lucy Ingabire aherereye azatwongerere amakuru kuyo dufite, tumuhuze vuba na musaza we Thierry Hitimana.
tugume gato mu mwaka w'1994. Muri uwo mwaka wa 1994 kuva mu kwezi kwa kane abana benshi batandukanye n'ababyeyi. Muri aka kanya ndakira Beatrice Mukamurindwa. Mu minsi 8 azaba yujuje imyaka 27 atandukanye n'ibibondo bye, nawe yitabaje Ijwi rya Amerika. Tumuhaye ikaze. urakoze Venus, nanjye ndagushimiye kwemera kumufasha gushakisha abo bana kuko n'urugendo mazemo igihe kandi rutoroshye nk'uko ubizi. Abana mu by'ukuri jenoside igihe yabaye ntari mu Rwanda, nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi. Ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika, abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo, hari centre de santé musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo. Twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko je nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi, azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri. Ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe, mu by'ukuri baheruka mbere yayo. None se muri uko kwezi kwa kane wigeze ugerageza guhamagara kugira ngo umenye aho bashobora kuba baherereye? Twarageregeje uko dushoboye kose, turahamagara, twamaje guhamagara mu baturanyi i Kigali dushaka umuntu twatuma, kuko kuri yenze nta telefone zari ziriyo, nako mu giturage hose no mu mujyi ntabwo ariko bose babaga bazifite. Batubwira ko ibintu bikomeye rwose, nta muntu ushobora kubasha kugerayo. Tugerageza gushakisha abantu bari bifite bo muri kariya gace bahafite nk'amazu ngo twumve niba hari amatelefone baba bafiteyo, biratunanira. Asigaye turavuga tutireka dutegereze, nta kundi, nta nkuru twabashije kumenya mu kwezi kwa kane. Nyuma yaho se mwigeze hari ikintu mumenya cy'ukuntu yaba musaza wawe yaba nabo bana wari wamusigiye, niba barashoboye kuva ku Ruyenzi naho bagiye bagana bahunga? Nyuma yaho ubwo nyine twategereje ko jenoside irangira. Umugabo wanjye rero yahise ajya mu Rwanda kureba uko byagenze, kubera ko ngewe viza yanjye yari yarangiye kandi nta gahunda nari mfite, numvaga ntashaka gusubira mu Rwanda. Iyo ngenda sinari kubasha kugaruka. Ubwo rero kubera ko yari afite viza y'ubunyeshuri yagiyeyo, arashakisha abura amakuru na makeya yamenya, usibye kubwo nyine utabonye nyine ntawe ahari. Gusa umwana yabashije kubona n'uwa musaza wanjye. Musaza wanjye nawe yari afite abana 3 ariko bato ku banjye. Ubu wabonetse rero ni umuto cyane, wari ufite amezi 18 mu kwa kane muri 1994. Yaramubonye aranamuzana. Abandi bose kugeza ubu twarashakishije, narashakishije, narabajije, nta muntu urambwira ngo barapfuye, nta muntu urambwira ngo bariho, nuko mpera mu cyeragati gutya. Fata aka kanya ubwire abumva Ijwi rya Amerika umwirondoro w'abana bawe, ntihabura ubumva akabamenya nabo bakwiyumva bakamenya kubashaka. Abana bawe bitwaga gute? Umuhungu niwe wari imfura, ni Mudacumura Alain Flavien, yari afite agasino ka Pichu niko abenshi bazi, mu bo twabanaga i Kigali. Yari hafi kugira imyaka 13. Uwamukurikiraga Ngwino Ndebe Aline yari hafi nawe kugira imyaka 11. Umuto wa se Rwagasana Nadege we yari amaze kuzuza imyaka 9. Hakaba ariko n'abandi sengeneza banjye ndongo abana ba Theodore Mutabazi nabo tutamenya amaherezo yabo. Mukuru yari afite imyaka 8, Uwineza Alice yaravutse mu kwa kabiri muri 1988. Umuto Umuhoza Mutabazi Marie Noel bitaga Kubwayo, yeka ko nariho niryo ryonyine yaba azi kuko ayandi bayamuhamagaraga. Baramaze kugira imyaka 3. Agasaro Kaburaga. Wambwiraga mu kanya yuko se w'abana agiye mu Rwanda kubashaka, kabona akana kamwe kashoboye kurokoka. Amakuru umugabo wawe yakubwiye nayahe? Mukuru yambwiye nuko bari bageze aho bajya mu cyanya cy'inka muri za Risonga. Hanyuma rero baza guhunga bagana ku Burundi. Ariko mu guhunga nta mbese abo yabashije kubonana nabo, bamubwiraga ko Theodore baramubonaga ari kumwe n'abana, harimo n'abakuru, byagaragaraga ko bose atarabe.
ariko nta igihe cyo guhunga kigeze babaye nk'abacitsemo gikuba nta wamenye ngo uyu nguyu yanyuze iyi nzira uyu nguyu yanyuze iyi nzira usibye ko abenshi ababasha baganaga muri za komine Muyaga no kuvuga baciye mu kibaya cya Kikiri kiri n'ahantu hahingwaga umuceri hari benshi bahazi bakomeza muri iyo misozi baza gutunguka za Mbogo za Ramba mbese muri komine Muyaga mbese ariko inzira yabaye iyo ngiyo usibye ko burya abantu benshi iyo bahunga ntabwo bayatekereza umwe anyura aho ndakanyura aha nibaza ko hari n'abaraho muri icyo giturage bahagumye ntabwo nzi neza gusa itine rero umuntu yafata niyo ngiyo igana komine Muyaga ya kera abambutse barusikiye muri Ntega ku buryo wigeze unyarukira mu Burundi gushakisha kugira ngo urebe niba hatari umubyeyi waba warabakiriye hakurya iyo ngiyo ntabwo njye nagiyeyo ariko hari mubyara wanjye wigeze kujyayo wajyanye n'undi muneve jenoside ikirangira barajya mu nkambi barashakisha nta muntu babashije kubona nta n'amakuru yandi babashije kubona ariko bari bagiyeyo hari indi miryango itanga ubufasha wigeze witabaza muri iki gihe cyose kugira ngo igufashe gushaka aba bana nicyo kintu cya mbere umuntu akora no umugabo wanjye mbere yo kuva mu Rwanda yari yagiye kwiyandikisha muri Croix Rouge nyine ashakisha muri Kigali hanyuma na hano nanjye narabikoze muri Croix Rouge ya hano ariko sinzi ntabwo nshaka kubatera ibuye ariko ntabwo nzi uko babigenza kuko ntibahakanira umuntu ntibamubwira bati twababonye aha n'aha nyuma yaho nyuma y'igihe umuntu yarambwiye ati komeza ugende ubaza aho bigeze ndagenda asanga birasa nkaho nta n'amadosiye ahari bagifite bakakubwira ngo ngira wandike ngiye muri serivisi ya tracing barambwira ngo abantu batazi ngo aho bari ngo nyuma ya 96 ngo abo ntibabashaka ngo nta bushobozi bafite bwo kubabona hari ikindi gihe nagiye i Burundi ariko nyuma cyane kuko abantu bari bambwiye batujye hariya kwa Magi barankitse hagana kuri Tanzania batafite ukuntu akorana n'uturere twinshi hari abana bavuye mu Rwanda nawe aba yarakiriye iyo gihe ndi Bujumbura nafatiyeho umwanya njya bikitwa ERC njyayo rero ko ndangoresha banyakira neza rwose nari noherejwe n'umuntu wo muri HCR i Burundi Bujumbura bafata amakuru yose nuzuza impapuro zose noneho bati rwose tuzagushakira igisubizo muri Tanzania dufite amashami hehe dufite amashami kandi nibyo koko ndategereza ko bazanyandikira bazagera bigeze aho ndandikira ntibasubiza ndatelefona telefone zarahendaga cyane WhatsApp yoroheje ibintu nuko barambwira ngo nzongere ngo mbyuzuze ngo mbibahe ngo ngo dosiye barayibuze numva nyine ndavuga ese umuntu yakubwira ngo yabuze dosiye nk'iyo ngiyo ni nk'abahungura uti ngusigiye abana banjye bampicire wagaruka akakubwira ati sinamenye uko byagenze nahise numva ko ntabwo nta buseriye babishyiramo ndabyihorera ariko cyane cyane cyari cyangiranye i Burundi mpamya nari nabonye hano mu gitaramo nari nakoresheje cy'umurundikazi wakoze mu nkambi muri Tanzania noneho arambwira ati igihe cyo kuhunguka ati byo rwose ni ibintu nihagarariyeho ati deja mu nkambi imiryango yafataga abana ikabiyandikishaho bakaba 5 6 bitwa ko ari ababa ariko mu by'ukuri ari nko kugira ngo babashe kubona iposho rihagije bajya gutaha bakakomeza nanone bakabaha impambi ingana n'uko umuryango ungana ngo bagera ku mipaka bakaba bamaze kurengaho babaha ibyo bagomba kubaha ngo bakababwira bati mugende ntacyo dupfana namwe twabanaga gutyo gusa ariko nta kintu dupfana nyine ukumva nk'umubyeyi ugahita wibaza ati yenda harimo umwana wanjye harimo umuturanyi harimo umuvandimwe ukibaza rero ko ubwo ngubwo aho ku mipaka hose hanyanyagiye utwo twana twirirwa tuzerera twitwa twa mayibobo kandi byose byarateye n'abari babakiriye numvaga nshaka kumenya niba
nk'iyo HCR nk'iyo IRC batakora ikintu ku buryo nibura bagerageza kumenya imiryango yavuye mu nkambi binjiye ari bangahe, bakareba noneho bari kumwe ari bangahe, bamenye nibura abari aho ngaho bangara. Kuko usanga ahenshi bambaza ngo ese ngukeka ko muri bangahe bari muri icyo kibazo, ese ukeka ko ibiki. Agasaro Kaburaga. Unyemerere nkubaze, wagiye hirya no hino ushakisha abana bawe, wifashishije imiryango mpuzamahanga inyuranye nk'uko wabivugaga mu kanya, ariko simbwira kubera iki wahisemo noneho kuza ku Ijwi ry'Amerika? Ni iki wizera ko tuzagufasha kurusha abandi? Ni ukuvuga ngo ubundi nanjye nakomezaga kuvuga hose nagiye ngenda, nahavanaga nk'umwanzuro ko ingo ziri nk'uko nabivugaga kuri iyo mipaka y'u Burundi ndetse no muri Kongo. Ubwo nagiyeyo nahavanye ubuhamya yuko hari abana b'Abanyarwanda bari mu ngo hafi y'ingo za Goma, za Masisi, zarimo abana b'Abanyarwanda badafite ahantu na hamwe banditse, birirwa bakora akazi nyine kabonetse kose. Noneho mu byifuzo cyane abantu wampa ikintu gituma nzenguruka izo ngo zose, wampa ikintu gituma nzenguruka iyo misozi yose, ariko urumva nubwo nagira ubushobozi bw'amafaranga ndashaka kuvuga ugiye ku giti cyanjye sinabishobora, kubera ko nzi ko Ijwi ry'Amerika ari radiyo yumvikana ahantu hatari hakeya kandi abantu benshi bayitega amatwi, cyane cyane iyo mutangije ibiganiro nk'ibi ngibi abantu benshi iyo randevu ntibacika. Nkavuga rero ni rwa rugendo ntabashe gukora n'amaguru, ntajyaga no kuzarangiza, hari igihe byashoboka Imana ibishatse yuko Ijwi ry'Amerika ryangerera muri izo ngo zose, ufite amakuru akaba yayaduha. Niba Aline Ngwino Ndebe akumva, niba Nadege Rwagasana akumva, niba Alain Flavien Mudacumura kumva, babwire icyo ushaka kubabwira muri kano kanya niba bakumva. Baramutse banyumva, icyo nababwira ni ukuvuga ni bana banjye rwose, aho muri hose mukomeze mukomere. Sinigeze na rimwe sinzira, sinigeze na rimwe ngira ikindi kintu nkora kuva naburana namwe. Narashakishije, nacuritse imisozi, ncurura indi, na n'ubu ngubu nta bundi buzima nagira ntari kumwe namwe cyangwa ntaramenya amakuru y'uko byabagendekeye. Rero ubwo ngubwo namwe bishobotse aho mwaba muri hose, uko mwaba muri ho kose, mubashije kugira umuntu mugana, yenda ntibyaborohera, ariko mukoresha ubwenge bwose. Nzi yuko niba atari kubera amahano yabaye n'ingaruka zishobora kubagiraho, ubundi nzi ko mwari muzi ubwenge nubwo mwari bato. Ubwo rero bibondo byanjye rwose ndabinginga kugira ngo niba hari ukiriho arebe uko yatuma, arebe uwo yagana, arebe uwo yakwinginga, kugira ngo tumenye uko ibyanyu byabagendekeye. Bibaye ngombwa mwashaka uko muvugana n'Ijwi ry'Amerika cyangwa wabagerezaho ubutumwa, hari amahirwe menshi y'uko abantu benshi bumva Ijwi ry'Amerika hataburamo n'umwe wemera kubafasha kubasha kugezayo ubutumwa bwanyu. Madame Beatrice Mukamurindwa, ndagushimiye cyane kandi ngukomeza ngushimiye kano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika no kuba utwizera. Tuzakomeza tugutumire muri kino kiganiro tugufasha uko dushoboye gushaka abo bana bawe. Urakoze cyane Venuste, nanjye ndanezerewe ubwo nibyo kubashimira, kubera ko ubutumwa nk'ubu ngubu baravuga mu Kinyarwanda ngo uwanga gutenguha atuma mukuru. Ubwo rero mu maradiyo yumva n'Abanyarwanda ndahamya nkomeje ko iri mu zumvikana cyane, ubutumwa bugeze aho bwari bukwiye kugera. Urakoze. Agasaro Kaburaga kabonetse. Agasaro Kaburaga kabonetse. Hashize imyaka 29 Festo Gatarabibwa utuye mu cyahoze ari komine Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama atandukanye n'umwana we Marceline Kamunazi. Dore ubutumwa yampaye ansaba kuzabumuhera umukobwa we ndamutse mubonye. Ni ukumuhumuriza
ukamubwira ko ababyeyi be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze cyane nawe bikubwiye yuko namwitiriye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye mwitira nyogokuru yarankundaga nanjye umwana ndamukunda. nyuma y'amezi arenga 2 mushaka naramubonye nk'uko nabibasezeranije mutega amatwi ikiganiro twagiranye mumfashe kumwakira. Allô? Allô? Oui. Mbese ni wowe Marceline Kamunazi? Oui, mais ça fait longtemps. ariko hashize iminsi myinshi ntawe nita ayo mazina. Ninde tuvugana? Marceline François. Marceline François? Effectivement, je porte. Nibyo koko iryo zina Kamunazi ryari ryanjye. Murakoze, nitwa Venuste Nshimiyimana, mpamagaye ndi kuri radio Ijwi ry'Amerika. Mbahamagaye kubera ko mfite ubutumwa nshaka kubagezaho. Oui. Ngufitiye ubutumwa nahawe n'ababyeyi bawe bari mu Rwanda. Mes parents. Ababyeyi banjye? Yego, ababyeyi bawe. J'ai été adoptée. Ariko nabonye abandi babyeyi nkiri muto. Donc j'ai plus du tout de nouvelles. Iyo mpamvu nta makuru mfite. Nta makuru ufite y'ababyeyi bawe? Ben, j'ai des parents ici en Belgique. Ababyeyi hano mu Bubiligi. Ufite ababyeyi mu Bubiligi ariko ufite n'ababyeyi bandi mu Rwanda, mbese wari uzi ko ufite ababyeyi mu Rwanda? Oui, je sais que je suis née au Rwanda, oui. Nzi neza Que mes parents bajyanye mu kigo dans un orphelinat. hanyuma nkaza guhabwa abandi babyeyi bamvanye mu J'ai été adoptée de là-bas. Mais ariko ndibuka neza kubera ko nari nkiri muto cyane. Ngiye kwibutsa utuntu tumwe two mu buto bwawe, nkubwira ukuntu wageze muri icyo kigo cy'imfubyi. Papa wawe waduhaye uburenganzira bwo kumufasha kugushaka, yitwa Festo Gatarabibwa. Yatubwiye ko yaguhaye umuntu wari Gatagara mu kigo gifasha abana bafite ubumuga kubera ko yizeraga ko wakwiga umwuga wazagufasha mu buzima, kandi ko kuva yakujyana akagusigayo atigeze yongera kumenya amakuru yawe. Moi j'étais aux Érythrines. Ariko jewe nari mu kigo cya Érythrine. Ariko we yatubwiye ko atariho yifuzaga kukujyana. Yari yifuje ko wajya mu kigo cyakira abana bafite ubumuga cy'Igatagara kubera ko niko yabimbwiye ngo wari ufite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso. Ariko nyihanganire kukubaza byinshi, wambwira niba ari wowe rwose Kamunazi nashakaga kandi maze kukubwira ibimuranga ku mubiri? Oui, j'ai effectivement une absence congénitale. Nibyo, mfite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso kuko navukanye intoki ebyiri gusa. Nari mfite izina rya papa n'irya mama. Ayo mazina ahuye n'ayo wambwiye. Kamunazi rero ni izina ryanjye bwite nitwaga igihe nagereye mu Bubiligi. Kamunazi est mon nom de famille avec lequel je suis arrivée en Belgique, oui. Uko bivuze rero ndemeza ko uri umukobwa wa Festo Gatarabibwa utuye mu Rwanda, umubyeyi umaze imyaka 29 ashaka kumenya aho uherereye. Uzakirana ibyishimo kukiriho n'ibyishimo bikomeye pe. C'est fou parce que en fait on m'a toujours dit le contraire. Je sais pas, au fond de moi j'avais toujours ils étaient toujours vivants. Kubera ko bakubwiraga ko bashobora kuba barapfuye? Bah, qu'en fait
à cause du génocide, bari barambwiye ko certainement qu'il kubera ne serait plus jenoside de ce monde. ko nta kabuza batakiri kuri iyi si bari barambwiye ko On m'a bien dit qu'il m'avait ababyeyi abandonné, bampaye donc je urumva pensais rero jamais ko numvaga qu'ils batakinshakisha auraient cherché après moi de toute façon. oya ntabwo aribyo papa wawe yambwiye yansubiriyemo kenshi ko ari we ku bwende bwe wibaje ikigo cya Gatagara niba cyakwakira kugira ngo ujye kwiga umwuga kandi ko yasubiyeyo agiye kugusura ko icyo gihe aribwo yabwiwe ko wagiye mu Bubiligi ugahabwa abandi babyeyi bashya. Ça fait uko biri émotionnellement biranshimishije cyane c'est waouh parce que c'est kuko presque ce nicyo que j'ai kintu toujours ntari rêvé ntegereje en fait kumva d'entendre. C'est un homme courageux. ni umugabo w'intwari Je suis fière ufite ishema parce que je suis kubera ko aho devenue, ngeze je niwe pense, quelqu'un mbikesha grâce à lui, grâce à eux. nibo mbikesha Et je suis en bonne santé. meze neza C'est nta burwayi quelle chance. ni amahirwe Après autant d'années, nyuma y'imyaka ingana itya entendre ce genre de kubona nouvelles. amakuru meza nk'aya Et donc en fait, si muri je make comprends bien, niba vous êtes en mbyumva contact neza avec eux. uvugana nabo nibyo mvugana kenshi na papa wawe kubera ko yaramfashije cyane kugira ngo nshobore kukugeraho uzi ko yari yarambwiye ati rwose nubona umukobwa wanjye uzamubwire ko mukunda kandi ko atari jyenyine umukunda ko twese tumukunda ndakubwiza ukuri ntewe ishema no kuba nshohoje ubutumwa papa wawe aragukunda cyane kandi n'umuryango wawe wose uragukunda. Je suis c'est comme ndumva ari si nk'umutwaro un poids ntuye s'enlevait de tout mon corps d'un coup. C'est en tout cas si vous l'avez là bientôt. uko biri kose Est-ce que vous nimwongera pouvez me dire que kuvugana je lui vuba en veux pas? mbese ushobora kuzamwumvirira ko ntamurakariye yego ubutumwa bwawe nzabutanga. Et que c'est un héros de uzamubwire papa ko ari umupapa w'intwari que j'aimerais pouvoir suivre cet exemple de icyampa ténacité et nkazamukurikiza de force mu kugira ubwizige n'imbaraga dont il a fait nubwo bwose preuve bitoroshye akaba ataracitse pour tenir intege autant iyi de myaka temps. yose Et mbese waba ufite amakuru yabo donc vous avez des ntawe nouvelles au urwaye niveau de leur santé et bameze neza cyane rwose nta kibazo bafite cy'ubuzima na mama wawe turavugana ameze neza n'abavandimwe bawe turavugana bose bameze neza. ah j'ai des frères et sœurs. ufite abavandimwe yego ufite abavandimwe ndumva ufite basaza bawe batatu bakuru bawe babiri na murumuna wawe umwe. oui ugomba kuba uri uwa kane mu bana barindwi. Et donc tout le monde a survécu. urashaka kumbwira ko bose barokotse ku bushake bw'Imana bararokotse. igitangaza Quelqu'un me bénit là au-dessus. imana iri mu ijuru iri kumwe nanjye En tout cas un tout grand merci uko biri kose de m'avoir apporté ndagushimiye kuba wanzaniye ubutumwa nta nubwo ari ubutumwa birarenze c'est bien plus que ça. umpinduriye ubuzima C'est du renouveau en fait. nzabashyira inkuru nziza ko nakubonye. hari icyo wifuza se ku bantumaho? Que je les aime beaucoup et que uzabamburiye ko mbakunda je cyane me réjouis vraiment kandi de ko nifuza cyane faire kumenyana nabo connaissance et nkababona de bose retrouver tout le monde. nkamenya aho nkomoka
uzababwire ko mfite ishema ryo kuba umwe kuba umwe mu bana b'uwo muryango. Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille pour qui je n'ai aucun reproche, surtout pour mon papa. nta kintu na kimwe mbagayira, cyane cyane papa wanjye ntabwo namurakariye. nashimishijwe no kumva ko umubyeyi yemera kwitandukanya n'umwana amushakira ikintu, nubwo bwose bitangira atari yifuje ko nza mu mubiri, kubera ko birakomeye kwitandukanya n'umwana wabyaye. ndishimye cyane, ntegereje kuzajya kubasura nkababona. na hano ku ijwi ry'Amerika dufite ibyishimo n'ishema ryo kuba tubaye umuhuza, n'ibyishimo ku bana bose bashakisha ababyeyi batandukanye nabo, no ku babyeyi bose bo mu isi bashakisha abana babo. ubutumwa umpaye nzabushyikiriza ababyeyi bawe naho ubutaha. Merci beaucoup. ndagushimiye cyane. Je pense qu'il y aura pas mal d'enfants qui auront besoin de vous. hari abana benshi bakeneye ko mubafasha. ni mwebwe dukorera, murakoze, mugire umugoroba mwiza. Bonne soirée. umugoroba mwiza. Agasaro kaburaga kabonetse. nk'uko umugani w'ikinyarwanda ubivuga ngo uwanga gutenguhwa atuma mukuru. nahishe mpamagara Festo Gatarabibwa ndetse n'umufasha we, mbabwira ko nabonye umwana wawe. Hello. Oui, ni Muzehe Gatarabibwa? Yego. Muzehe Gatarabibwa wiriweho, ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika. Nyiriwe neza. Wiriwe ubutumwa wari wampaye nagira ngo nkubwire ko nabusohoje. nari ngufitiye inkuru nziza. Nukuri rwose tutega amatwi. nari ngufitiye inkuru nziza. umwana wawe Kamunazi Marceline naramubonye. Nukuri rwose yankashimwe rwose kandi guhumuriza. Yego. Nezerewe cyane kugira inkuru nziza iteye ko nguko. uzi ko wari wambwiye ngo nimubona nzamubwire ko umukunda. narabimubwiye nawe arambwira ngo arabakunda cyane. Imana ishimwe cyane rwose, kumukunda ndamukunda, kuba nongeye kumwumva n'ibintu bikomeye cyane, numva ko yabonye. none uwo mufasha wawe nyina umubyara ari hafi kugira ngo nawe umumpe mubwire iyo nkuru? Umufasha wanjye rwose Mukashyaka Alphonsine ari nawe nyina w'umwana, turi rwose reka muguhe namugezeho iyo nkuru nziza. Urakoze. Yego ndakumva. Amakuru yanyu mubyeyi? Turashima Imana rwose. nagira ngo mbabwire ko umukobwa wanyu Marceline mwari mwasabye kubafasha gushakisha namubonye, arabasuhuza ameze neza. Imana ihabwe icyubahiro rwose, ibafashe kwishimana natwe. Muzehe Gatarabibwa, umukobwa wawe Marceline yambwiye yuko yifuza kuzababona mukaganira. Ni ukuri rwose natwe turabyifuza. ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza. umva nyakubahwa rwose mugize neza, namwe mukomere kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. nagira ngo munyeme akanya gato nshimire ijwi ry'Amerika ryadufashije muri iki gikorwa cyo gushakisha Imana kugeza tumubonye. Urakoze nawe kandi umunsi mwiza. Ni ukuri rwose kuri twese umunsi mwiza. Agasaro kaburaga kabonetse. mu kiganiro gitaha nzahuza Marceline Kamunazi n'ababyeyi be n'umuryango we. abantu bose bamfashije kumugeraho barimo Maître Mediatrice niwe namuha, Marie Aimable umurerwa, n'abandi batashatse ko mbavuga amazina. mweshe abafite umutima wa kimuntu n'uwa kibyeyi, mweshe abafite amakuru kuri Emmanuel Uwimana, Lucie Ingabire, Alain Flavien Mudacumuha, Nadege
Uwase Rwagasana na Aline Ngwino Ndebe ni muyaduhe Agasaro Kaburaga mudufashe kugashaka hamwe na Carole Gusberg ungira inama muri iki kiganiro mbifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga.